Mbanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu ni wa mwanya tujya dukurikirana ikiganiro gutabarwa n'Imana, ikiganiro mugezwaho nanjye Frere Tuyisenge. Tuguhaye ikaze muri iki kiganiro, ukomeze kudukurikirana. Amahoro, ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bigomeze kwima muri weho mu mutima wawe, kandi Imana ikomeze kukugirira neza, Imana ikomeze kugutabara no kukwambika izindi mbaraga. Aho muri iki kiganiro dukomeza kubona Imana ari Imana itabara, aho tubona Imana ari Imana irengera abantu bayo, kandi uwayiringiye wese Uwiteka abasha kumutabara, Uwiteka abasha kumuhumuriza, Uwiteka abasha kumugirira neza mu izina rya Yesu. Nongeye kubaha ikaze muri iki gitondo cy'umugisha. Iyi ni ya saha tujya tuganira ku kiganiro gutabarwa n'Imana. Nongeye kuguha ikaze kugira ngo twongere kubana kuri iyi saha, aho tuba tuganira ku magambo y'Imana, aho tuba tuganira uburyo Imana ari Imana itabara, uburyo Imana ari Imana igira neza, uburyo Imana ari Imana ihumuriza abantu bayo, uburyo Uwiteka yagiye yigaragariza nk'umutabazi ubwo isi yagendaga igira ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Rero nguhaye ikaze kugira ngo ukomeze kubana natwe. Ngiye muri kumwe ni Frere Tuyisenge, uko dusanzwe tuganira kuri iki kiganiro, aho tuba tuvuga ku ijambo ry'Imana, tureba ubutabazi buturuka ku Mana. Abo twabanye ubwo duherukana twari twavuze uburyo bwo gusenga Imana, tuvuga n'ubwoko bwo gusenga Imana, aho ijambo ry'Imana ritwereka mu gitabo cy'Abefeso ibice byaho 6 umurongo wa 18. Ijambo riratubwira ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi muri ibyo mugumye kuba maso. Ikindi ngo musabire abera. Ijambo ahangaha ritwereka kugomeza kuba maso, cyangwa se rigomeza kudukangurira gukomeza kwiringira Imana, cyangwa kugomeza gusenga, kugomeza gushaka mu maso h'Imana, mu buryo bwo gusenga, mu buryo bwo kugomeza kwegera Imana. Gusenga biravuna, ariko nabyita, niyo mpamvu benshi bakunda kugwa mu mutego wabyo, aho bagenda bashaka babasengera cyangwa ngo bikorerera imitwaro. Nibyo koko Bibiliya irabyemera. Mu ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abefeso ibice 6 umurongo wa 18 hatubwiriza ngo dusabire abera bose, tugume gusabira abakiriye agakiza, abo bana b'Imana, kugomeza kubasengera, kugomeza kubingingira Imana, kuko tuzi neza ko iyi si yamanukiwe n'umwuka w'umwijima, yamanukiye n'imbaraga za Satani, kugira ngo Satani agomeze agerageza abantu b'Imana no kubarwanya. Rero abana b'Imana iteka, kuko umurimo wabo ari ukuzana ubwami bw'Imana ku isi, bakimura ubwami bwa Satani, bakarwanya imbaraga za Satani. Kandi izo mbaraga tuzi neza ko nazo zikora, nubwo Imana yacu ikora kuzirenza. Ariko iyo tugomeje gusoma ijambo ry'Imana cyane mu bindi bitabo bigiye bitandukanye, tubona igihe mu ijuru habaga intambara, ngo nuko Satani ngo yamanukanye hafi na 1/3 cy'ingabo zo mu ijuru. Ibyo rero byamanukiye kuri iyi si. Niyo mpamvu abana b'Imana bagomeza kuba mu bihe by'intambara, bagomeza kuba mu bihe byo kugeragezwa. Ngo n'umwami wacu Yesu Kristo yari umwana w'Imana yuzuye imbaraga z'ubumana, ariko ngo Satani ntiyatinya kumugerageza. Kandi Bibiliya itwereka ukuntu yari amaze mu bihe by'amasengesho yiyiriza iminsi igera muri 40, ariko Satani araza. Ibyo ntabwo byamuteye ubwoba. Niyo mpamvu rero Bibiliya ikomeza kutubwira gukomeza gushaka mu maso h'Imana, gukomeza gushaka Imana mu mbaraga, kugomeza kuba mu mwuka w'amasengesho. Hariho Bibiliya ijambo ryatubwiye mu Efeso ibice 6 umurongo wa 18 ngo musengeshe umwuka iteka, muhamagare Imana mu mbaraga z'umwuka wera, kandi ngo mubikore mu buryo bwose
bwo gusenga, kandi ngo duhore turi maso ku manywa nijoro, igitondo, iteka duhore turi maso, kandi tutisabira twenyine ahubwo dusabirana mu buryo bw'amasengesho. Rero ubushize mu kiganiro cyacu cy'ubushize twari twabonyemo uburyo bwo gusenga Imana. Bibiliya yatubwiye ngo musenge mu buryo bwose bwo gusenga, ariko twari twagerageje muri ubu buryo kubona mu bwoko bwo gusenga. Tugerageza kuvuga mu buryo bumwe bw'ubwoko bw'amasengesho, aho Bibiliya yise ngo uburyo bwo gusenga. Rero ubushize twavuze ubwoko bwo gusenga. Nushaka gukurikirana icyo kiganiro cyacu wazakibona kuri YouTube channel yacu ya Frere Tuyisenge, aho uzandikamo ubwoko bw'amasengesho cyangwa ubwoko bwo gusenga mu buryo bwo gusenga, aho twavuze rero ibintu bigera mu 10. Twavuze ibintu bigera mu 10 by'ubwoko bwo gusenga. Gusa Bibiliya yakomeje itwereka mu gitabo cy'Abakolosayi ibice 2:23 ivuga ko ngo harimo abantu bamwe ngo bihimbira uburyo bwo gusenga, ariko ugasanga rimwe na rimwe ngo ntago bitunganye. Niho Yesu yagaye amasengesho y'Abafarisayo n'Abasadukayo, ho bahimbiraga uburyo bwisha ariko butari uburyo buganisha ku Mana. Bibiliya rero nusoma mu gitabo cy'Abakolosayi uzabonamo abantu bishakiraga uburyo, bihimbiraga ngo bagashaka n'ubwoko bwabyo, ariko mu buryo bwo kuborohereza, ariko mu buryo butari mu nzira y'Imana. Rero ahangaha aho tuvuga muri ubu bwoko bwo gusenga, ntabwo ari mu buryo bwo kwiyorohereza, ahubwo twafashe bumwe mu bwoko abakozi b'Imana bagendaga bakoresha, aho twagiye tubisobanura kuri iyo nyigisho yacu. Ubwoko 10 bw'amasengesho. Twari twabonye ikintu cya mbere tuvuga mu bwoko bw'amasengesho yo gushima Imana, amasengesho y'ishimwe, gushima Imana. Tugenda dusesengura tubona aho abantu bagendaga bategura amasengesho, akagenda agiye gushima Imana, nta kindi kintu kimujyanye, ari ishimwe gusa rimuyoboye ku Mana. Tuvuga ubwoko bwa kabiri bwo gusenga wiyirije ubusa, amasengesho yo kwiyiriza ubusa. Tubona ibyo yagendaga akora, abakozi b'Imana benshi bagiye babikoresha. Twongera kubona amasengesho yo bafataga amasengesho agafata ubundi bwoko bwa gatatu, amasengesho yo kwihana gusa, akagenda nta kindi ari ukwihana no kwatura. Nujya muri Bibiliya uzabona Ezira, Nehemiya na Daniyeli bagendaga bagafata igihe kimwe ngo bakihanira n'ibisekuru byabo. Ubwoko bwa kane twabonye ubwoko bw'amasengesho kwinginga Imana. Twongera kubona ubwoko bwa gatanu amasengesho yo guhendahenda Imana. Ubwoko bwa gatandatu twabonye amasengesho gutakambira Imana. Ubwoko bwa karindwi tubona amasengesho yo kuririra Imana. Tubona uburyo Imana ari Imana ijya yita ku marira, kandi Bibiliya yo muri Zaburi atubwira ngo ubara kurorongotana kwanjye, ngo amarira yanjye washyize mu icupa ryawe. Tukabona ko basenze mu buryo bw'amasengesho yo kuririra Imana cyangwa kuririra ibibazo byamurenze. Yesu yitegereje Yerusalemu aravuga ngo yewe Yerusalemu y'abarubonye abakuririra, ngo dore wica abahanuzi. Rero uburyo bwagaragaraga uburyo bw'amasengesho bw'ubwoko bwo gusenga kurira. Twongera kubona ubwoko bwa 8 bw'amasengesho yo kuborogera Imana. Ubwoko bwa 9 tubona amasengesho twise ay'intambara. Ubwoko bwa 10 aho twaganiriye ku masengesho yo kwibutsa Imana. Iyi nyigisho uzayikurikirana kuri channel yacu ya YouTube ya Frere Tuyisenge, cyangwa uzandikemo ubwoko bw'amasengesho. Iyi nyigisho niho uzayisanga. Rero uyu munsi bwo twari twabasezeranije ko noneho turavuga ku uburyo bwo gusenga, aho ijambo ry'Imana twabonyemo uburyo 7. Mu gihe ubwoko bw'amasengesho twari twabonye ubwoko 10, ariko uyu munsi twifuza ko tugiye kuganira uburyo 7 bw'amasengesho, aho tugiye kuganira uburyo bwa mbere bwo gusenga, uburyo bwo gusenga uhagaze, uburyo bwo gusenga ugendagenda bwa kabiri, uburyo bwa gatatu gusenga uzamuye amaboko, uburyo bwa kane gusenga wubamye,
uburyo bwa gatanu gusenga wicaye, uburyo bwa gatandatu gusenga upfukamye, uburyo bwa karindwi gusenga uryamye cyangwa urambaraye hasi. Ibi ngibi wabivuga ariko abantu bamwe bakavuga ati se kubera iki? Mu by'ukuri iyo tugiye kureba nk'uko twavuze kuri ubwo bwoko bw'amasengesho cyangwa ubu buryo bw'amasengesho, iyo tugiye muri Bibiliya mu ijambo ry'Imana, yewe n'umwami wacu Yesu Kristo, wabona hari igihe runaka yakoreshaga uburyo bw'amasengesho runaka. Kuko hari igihe tujya no mu bundi buzima busanzwe tubona hariho ubwoko bwo guhoberana, ubwoko bwo gusuhuzanya, ubwoko bwo kubyina, ubwoko bwo kwicara, bwo kuryama n'ibindi byinshi cyane usanga bigiye birimo amoko. Ariko ugasanga nanone muri ubwo bwoko bw'ikintu runaka harimo uburyo nanone gikorwamo. Ugasanga umuntu yicaye bumwe mu bwoko bwo kwicara, ariko nanone akicara mu bundi buryo ukavuga ngo uyu muntu yakoze ubu bwoko ariko yicaye muri ubu buryo runaka. Rero hari aho Yesu yigishije intumwa ze ngo azigisha gusenga mu rugamba rwo kubatoza, ku manywa na nijoro yagomezaga abatoza. Ariko igihe kimwe ngo yari yagiye ku musozi yagiye gusenga ari kumwe na bamwe mu bigishwa abandi basigaye, ubwo bazanaga umwana wafashwe n'abadayimoni. Intumwa zari zasigaye kandi zari zifite imbaraga, hari aho yari yarigeze kubatuma ngo birukana abadayimoni, birukana imyuka irabahunga, baza bishimye cyane. Uwo munsi rero uzabisome muri Mariko ibice 9 nibaza ku murongo wa 27 kumanuka kugeza hasi, aho uzabona intumwa zananiwe kwirukanamo umuntu dayimoni. Ariko Yesu we yaza avuye ku musozi ngo dayimoni araricyaha rimwe gusa, ngo dayimoni iruka imuvamo muri uwo mwana. Noneho intumwa zihererana Yesu ziramubaza ngo ese twe kuki twagerageje twahereye kare ariko dayimoni ntatwumvira, noneho wavuga rimwe akakumvira. Nuko Yesu arababwira ngo uwo ntakurwamo n'ikindi. Uwo Yesu yari agiye gukoresha muri bwa bwoko 10 bw'amasengesho twavuze, ubwoko bwa kabiri bukomeye cyane. Aravuga ngo uyu mudayimoni nta kindi kintu cyamukuramo, ntabwo gufasha amasengesho yo gushima Imana uyu dayimoni ntiyavamo, ufasha amasengesho yo kwihana uyu dayimoni ntiyavamo, ufasha ubwoko bwa 4 bwo kwinginga ntiyavamo, ufasha ubwa 5 bwo guhendahenda Imana rw'imbaraga reka, ufasha ubwa 6 bwo gutakambira Imana, niyo warira Imana, niyo wayiborogera, niyo wafata amasengesho y'intambara yo kurwana no kwibutsa Imana kuri umwana wayo n'ibindi byinshi wakora. Ahubwo Yesu aravuga ngo uyu yakurwamo n'ubwoko bwa kabiri bw'amasengesho yo kwiyiriza ubusa, ngo uyu dayimoni niwe wabasha wenyine kumukuramo. Niyo mpamvu rero twafashe bimwe muri ubu bwoko bw'amasengesho. Iyi nyigisho uzayikurikirana ni inyigisho nziza cyane, twagiye tuvuga ubwoko ku bwoko kugeza ku bwoko 10, ariko uyu munsi tugiye kwivugira muri ubu buryo burindwi, aho noneho waba wafashe bumwe muri ubu bwoko bwo gusenga bumwe, ariko nanone ukagaruka mu buryo ugafatamo bumwe cyangwa washaka ukanabukoresha bwose. Biragoye ko muri ubu bwoko wabukoresha na bubiri, biragoye ko wabufatanya. Ntabwo wafata amasengesho yo kuririra Imana kandi urangiza ngo ujye mu ntambara no kwibutsa. Biragoye bimwe muri ubu bwoko iteka ukoresha bumwe, ariko ubu buryo bwo ushatse wabukoresha rimwe, ahubwo muri ubu bwoko bumwe ugafata ubwoko bumwe bwo gushima Imana ukabikora uhagaze, ugendagenda uzamuye amaboko, wugamye, wicaye, upfukamye, uryamye, byose ukabikorera uburyo bumwe, ubwoko bumwe bw'ikintu ukabukoresha uburyo bwose. Kuko twabonaga Bibiliya abakozi b'Imana bafataga bumwe muri ubu bwoko, ariko uburyo bwo bakaba babukoresha burenze bumwe. Rero uyu munsi turagerageza kuganira kuri ubu buryo burindwi. Reka duhere ku kintu cya mbere. Ikintu cya mbere tugiye kuvuga kuri ubwoko ku buryo bwo gushima Imana. Uburyo bwo gushima Imana gusa Bibiliya yagiye itwereka cyane uburyo bwo gusenga mu buryo bwose, ariko ahangaha reka tuvuga uburyo bwa mbere, gusenga uhagaze. Gusenga uhagaze, uburyo bwa mbere, aho turasoma mu ijambo ry'Imana muri Mariko
igice cya 11 umurongo wa 25, reka dusome mu izina rya Yesu. Mariko igice cya 11 umurongo wa 25. Mariko 11 umurongo waho wa 25, reka dusome mu izina rya Yesu. Ijambo riravuga ngo kandi nimuhagarara musenga hakaba hari umuntu wabagiriye nabi mumubabarire kugira ngo so mu ijuru nawe abababarire ibyaha byanyu. Aha tubonye ijambo ritubwira ngo nimuhagarara musenga, mwanze mwitekerezeho murebe. Nanone ijambo ry'Imana harandi ritubwira muri Matayo ngo abantu babiri ngo baje mu rusengero, aho Yesu yaciye umugani ngo abantu babiri baje mu rusengero ngo baje gusenga, mwene data, ngo baje gushaka Imana. Aho Yesu yagaragazaga amasengesho yemewe, aho yagaragazaga amasengesho yizewe, ngo abantu babiri ngo baje gusenga, ngo umwe ngo yari umufarisayo, ngo umwe ngo yari umufarisayo, undi ari umukoresha w'ikoro, yari umutambyi, undi ari umukoresha w'ikoro. Mbese mu yandi magambo, umwe yari umunyadini cyane, yari akomeye, yari umwe mu bayobozi, undi aza aciriritse. None Bibiliya iratubwira ngo bombi ngo bahagarara basenga. Bibiliya itwereka umwe ngo yahagaze ngo yikomanga mu gatuza, yigize igihangange, ari gukangisha ibikorwa by'ibyo akora yita ko bikiranutse, ngo ariko niwe ngo yaraciye bugufi, undi we yacishije make, ngo yikomanga mu gatuza, ngo arangije ngo ahagarara kure, ngo yubika umutwe, yemera intege nkeya. Aho Yesu avuze ngo uwo niwe wagiye atsindisha, undi we yaje ngo yikomanga mu gatuza, avuga ibyo mu by'ukuri. Nubwo twavuze kuri buriya bwoko bw'amasengesho cyangwa uburyo bwo gusenga, n'uwo waba ubikora byose ukabizenguruka, ariko byose tutabarwa n'ubuntu bw'Imana, dutirirwa neza n'imbabazi z'Imana, tugirirwa neza no kugira neza k'ubuntu bw'imbabazi z'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Rero uburyo bwa mbere bwo gusenga uhagaze, guhagarara ni nk'ikimenyetso cy'ituze, kigaragaza ko uciye bugufi kandi utegereje amabwiriza, nk'utegereje guhabwa amabwiriza. Nanone guhagarara nk'ikimenyetso cyo gucisha make, kindi kigaragaza yuko uhagaze imbere y'uko urusha imbaraga. Imana yacu ishimwe cyane kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ni byiza nanone iyo urundi rugero rumwe twatanga, tuzarebe ubwami bwo mu isi. Iyo turi mu rukiko, uzajya kubona ubone nk'iyo perezida w'urukiko yinjiye cyangwa umuyobozi w'icyubahiro, umucamanza mukuru yinjiye, abantu twese turi muri urwo rukiko turahaguruka tukamuha icyubahiro, tukamuhagurukira. Yaba ataricara nta muntu n'umwe uba wemerewe kwicara, yamara kwicara twese tukicara. Imana yacu ishimwe cyane. Rero bishatse kuvuga nanone guhagarara nk'ikimenyetso cy'uko ucishije make, cy'uko wubashye, kuko umuntu mukuru ntabwo yaba ahagaze ngo wowe nimuba muri kumwe muvugane wicaye kandi uzi neza ko akuruta. Rero niyo mpamvu rimwe na rimwe tugeze mu nzu y'Imana hari uburyo bw'igihe runaka, yego n'ubundi nabwo burakora, ariko hari igihe ushobora uyu munsi ndasenga mu buryo bwo guhagarara, ndasenga amasengesho mpagarare, nciye bugufi imbere y'Imana, ntegereza amabwiriza, witaye ku ntebe gutyo, ukabikora muri ubu buryo bwo guhagarara. Uburyo bwa kabiri twabonye uburyo bwo kugendagenda, twise amasengesho y'urugendo. Imana yacu ishimwe cyane kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Turasoma mu Bami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 35. Abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 32. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nuko Elisa araza yinjira mu nzu, asanga umwana yapfura aryamye ku buriri bwe. Arinjira yikingirana n'uwo mwana bombi, atakambira Uwiteka.
imana yacu ishimwe cyane kandi imana yacu ihabwa icyubahiro. Umurongo wa 35 ngo Elisa arabyuka ngo yigendagenza muri iyo nzu akubita hirya no hino agaruka arongera arurira amurambararo umwana yitamura 7 arambura amaso. Imana yacu ishimwe cyane. Aha turabona amasengesho uburyo yakoresheje bwo gusenga ngo agasenga agendagenda yongera agenda agaruka yongera agenda agaruka agendagenda kandi adatuje kandi avuga. Imana yacu ihabwa icyubahiro kandi Imana yacu ikomeze kutugirira neza mwene data. Aha tubonye umukozi w'Imana Elisa ari mu buryo bw'amasengesho y'urugendo ngo akajya yikoza hirya akikoza hino akomeza asenga yinginga Imana. Abatazi izi nkuru, Elisa ntantu yigeze gucumbika ngo ari ku mubyeyi ngo yari afite umwana. Uyu mukozi w'Imana we n'ibibazo bitari bimworoheye cyane ngo nuko umunsi umwe atashye ngo asanga umwana yapfuye ngo kandi nyina w'uwo mwana ngo aramuterura ngo amujyana ku buriri bwe aramubwira ngo utaragera umwana wanjye ari muzima. Ni gute uri umukozi w'Imana nkapfusha umwana? Imana yacu ishimwe cyane kandi tugirire neza. Elisa rero tubona mu buryo bwo kuzura uyu mwana ngo yakoze amasengesho y'urugendo azenguruka. Nanone turasoma muri Yoshua ibice 6 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 4. Imana yacu ishimwe cyane kandi Imana yacu ikomeze kutugirira neza muri byose mu izina rya Yesu. Yoshua ibice byaho 6 ku murongo waho wa 3 kugeza ku murongo wa 4. Namwe ab'ingabo mwese muzazenguruka umudugudu rimwe ariko muzajya mukora kumara iminsi 7 kandi abatambyi bazatwara amahembe 7 n'amapfizi y'intama imbere y'isanduku. Ku munsi wa 7 muzazenguruka umudugudu 7 maze abatambyi bavuze amahembe. Imana yacu ishimwe cyane. Turongera kubona Imana igihe umurwa cyangwa umudugudu wa Yeriko wari ugoye Isirayeli, wari ubaruhije cyane cyangwa wari ubagoye mu buryo bukomeye cyane, Imana yonyine ibahitiramo Isirayeli ngo murona muzakora amasengesho y'urugendo ngo muzagenda uriya mudugudu muzenguruke ku munsi wa mbere mwitahire, mwongera muzenguruke ku munsi wa 2 nanone mwitahire, mwongera muzenguruke ku munsi wa 3 ngo mugire iminsi nk'aya 6 ngo ku munsi wa 7 ho muzazenguruke kangahe 7 mucecetse. Imana yacu ishimwe cyane. Nuko babigenza gutyo umudugudu usengwa nawe ukoze. Mwene data iyo tuzengurutse bucece iyo dukoze amasengesho gukubita hirya no hino bucece ijuru ryo ntabwo riba ricecetse mwene data. Ijuru ryo riba rifite ibyo riri gukora. Imana yacu ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Iyo rero turi mu masengesho y'urugendo cyangwa amasengesho gukubita hirya no hino, nubona rusaku ruba ruturuka inyuma, nubona amagambo menshi aba ari kuvugwa, ubona ko wavangu abyitayeho ariko bigira umumaro cyane. Abana yamenyereye rwose ni amasengesho meza cyane, ni amasengesho bumva ngo biryoshye. Twaganira n'abantu benshi bakunda gusenga bagenda, ni amasengesho meza cyane kandi ni amasengesho aryoshye. Ubona yuko iyo umuntu ari mu masengesho yabyitaye yabishishikariye ari mu mwuka rwose ubona ari ikintu gikomeye cyane. Ukabona yabyitaye, ukabona uwo muntu ari ku kazi, ukabona uwo muntu uwo guhembwa rwose. Imana yacu ishimwe cyane. Bwoko uburyo bwa 3 bw'amasengesho gusenga uzamuye amaboko, gusenga uzamuye amaboko. Gusenga uzamuye amaboko twabigereranya nk'ikimenyetso cyo guca bugufi, ikimenyetso cyo guca bugufi nk'ingabo yatsinzwe. Aho ntabwo twari kurira tuvugaho ibintu byinshi, twabonye ibintu bikomeye cyane. Ijambo ry'Imana ritubwira muri Timoteyo wa mbere ibice 2 umurongo wa 8. Katwasome mu izina rya Yesu. Timoteyo wa mbere ibice 2 umurongo waho wa 8. Ibice 2 umurongo wa 8. Ijambo ry'Imana
riratubwira ngo nuko ndashaka ko abagabo basenga bose barambuye amaboko yera badafite umujinya kandi batagira impaka. Ijambo ry'Imana abagabo bibategeka gusenga bazamuye amaboko. Nanone bigaragara nk'ikimenyetso nk'ingabo yatsinzwe izamura amaboko ku rugamba, ikagaragaza intege nkeya ko urugamba rukomeye cyane, ikemera ko yatsinzwe nta urwanya uwazamuye amaboko uko yagaragaje intege nkeya. Twese dusanzwe tubizi, niyo mpamvu ikimenyetso cyo kuzamura amaboko imbere y'Imana ari ikintu gikomeye cyane. Nanone turongera kubona umukozi w'Imana Elisa, turongera kubona umukozi w'Imana Mose. Mose ubwo yarwanaga hamwe ku rugamba rutamworoheye, urugamba rwigeze rumurushya cyane ubwo yarwanaga n'Abameleki n'Abamoni, rwageze aho urugamba ruramukomerera cyane, ariko Imana imuha sinyare iramubwira ngo Mose nta kintu wishoboreye, zamura amaboko nk'ikimenyetso kigaragara ko isi mutagifite imbaraga zo kurwanya iyo myuka cyangwa izo ngabo zikomeye, cyangwa ejo mutazanabyirata ngiye kohereza ingabo z'ijuru arizo zirwanira urwo rugamba. We zamura amaboko gusa, ngo umugabo w'ikiranga, umugabo w'ingabo Mose azamura amaboko, ariko kuko ari umwana w'umuntu igihe akomeza kuyazamura, yawe uburyo bwa mbere ngo yabikoze ubwa mbere, mu buryo bwa mbere twavuze bwo gusenga uhagaze, wenda yongeyeho aragendagenda, ariko byaje kurangira ananiwe. Ibaze umuntu yiriwe ahagaze ku rugamba arimo aragendagenda azamuye amaboko, yagezeho arananirwa, ngo kandi igihe cyose yabikoraga ingabo zaratsindaga, igihe cyose yakoraga uwo murimo ingabo zaratsindaga, ngo ariko ngo yamanura amaboko Abimeleki bagatsinda, yazamura amaboko Abisiraheli bagatsinda. Aroni wari aho hafi na Huri, ngo babibonye baravuga ngo uyu mugabo araza kunanirwa dutsindwe, ngo bamutega ibuye aricara. None se ibyo guhagarara turagikemuye n'ibyo kugendagenda, none se aya maboko biragenda gute? Bibuka mu ijambo ry'Imana ko abagabo bose bagomba gusenga bazamuye amaboko imbere y'Imana, ngo nuko bashyigikira amaboko ye mwene data. Aroni afata kumwe nawe uri afata ukundi. Mwene data, mu buzima bwawe aho twasomye mu ijambo ry'Imana mu Efeso 6:18 ngo musabira bose nk'uko nawe usabira, nawe ukeneye abo gusabira, nawe mu buzima bwawe ukeneye Huri, mu buzima bwawe ukeneye Aroni, kugira ngo bashyigikire amaboko yawe igihe amaboko yawe azaba ananiwe, kugira ngo hazaboneke abo kuyashyigikira. Mwene data, senga Imana ikuzanire Huri wawe mu buzima bwawe, senga Imana ikuzanire Aroni mu buzima bwawe, kugira ngo babashe kugushyigikira mwene data, kugira ngo babashe kubana nawe, kugira ngo ubashe gutsinda ingabo n'urugamba rukomeye rw'ubuzima bwawe, kugira ngo uzaba unaniwe babashe kugushyigikira. Ngo nuko urugamba bararutsinda, uko Mose yari yabonye amaboko ya Huri, uko Mose yari yabonye amaboko ya Aroni, muri ubu buryo bwo gusenga Imana azamuye amaboko, birangira urugamba barutsinze mwene data. Imana yacu ishimwe cyane kandi ihabwa icyubahiro. Aho twabonye uburyo bwa kane, gusenga wubamye. Gusenga wubamye turaza kubona igitabo cyo Kuva ibice 34 umurongo wa 8. Turabona umukozi w'Imana nanone Mose ku rundi rugamba yagiyeho byamukomereye cyane. Mose n'umugabo wagiye ahura n'ingamba nyinshi zitagiye zoroshye, kandi agakoresha uburyo bwinshi cyane bwo gusenga no gushaka mu maso. Igihe yabonaga urugamba rugeze imbere rumukomereye cyane, ngo nuko Mose ngo acurika umutwe yunamye, ngo yikubita hasi. Ibyo byagaragaza nk'ikimenyetso ati Uwiteka Mana, nta na kimwe tugishoboye, nta na kimwe tugishoboye. Nuko igihe Imana ngo iramubwira ngo
hari igihe kimwe Israeli yakoze amakosa ibwira Mose ngo Mose ubu bwoko bwose ngiye kubureka burimbukire mu butayu ubundi we nkubyazemo ubwoko buzankorera kuko abangaba mbona batanyubaha bagerageza kunshingana ijosi no kunsuzugura. Mose arangije ngo aranka nanone yubarara imbere y'Imana yubamye babwira Imana ngo Mana hoya rwose byazitwa ngo iki, ntabwo byazagaragara kuri Imana y'inyangamugayo, ntabwo byazagaragara kuri Imana y'imfura nk'uko nkuzi, ese byazavugwa hehe ngo abikora yubamye. Imana iramubwira ngo noneho ndabyemeye kandi nibyo uvuze byose ndabikora. Rero iyo twicishije bugufi twubamye imbere y'Imana tuvuga ngo Mana dutegereje dutabarwa kwawe. Elisa nanone igihe mu gihugu hacikaga igikuba ubwo ngo yasengaga ngo agahagarika imvura ngo igihe no cyo kugaruka kw'imvura, ubwo Imana yamara kugaragaza ko ari Imana ifite imbaraga ku musozi Karumeli, ubwo yicaga abahanuzi barenga za magana, ngo Elisha aragenda ngo asaba Imana ngo yubamye, ngo yari yubamye imbere y'Imana akayitakambira akayibwira ngo Mana busha imvura kohereza umuhanuzi ngo genda urebe bimeze gute ngaruka ngo nta kibaye. Rero igihe twubamye imbere y'Imana tuyitakambira niyo kubaho n'umwami w'abami, uburyo bwo gusenga wubamiye Imana nk'ikimenyetso cyo gucira bugufi Imana yacu ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Uburyo bwa gatanu gusenga wicaye igihe ibihe bigoye umuntu, igihe ibihe biruhije umuntu, waba urwaye cyangwa ufite intege nkeya. Nehemiya igice cya mbere umurongo wa 4 ijambo ry'Imana ritwereka igihe Nehemiya byari bimushobeye ngo nuko aricara atakambira Imana. Nehemiya ngo aricara ngo byari bimuruhije ngo kandi byari bimugoye cyane, yewe umugabo yumvaga n'amaguru yatentebutse ngo arangije yicara hasi. Imana yacu ishimwe cyane. Mwene data hari igihe tugera mu bihe bituma twicara hasi, mwene data hari igihe tugera mu bihe tukumva byanze rwose, tukumva rwose nta guhagarara biranze. Ariko ijambo ry'Imana mvugo ariko tubwa muri Nehemiya igice cya mbere umurongo wa 4 ngo maze kumva izo nkuru ngo ndicara ndarira ngo mara iminsi mbabaye niyiriza ubusa nsenga imbere y'Imana mu ijuru. Uyu mugabo mwumvishije uburyo ubwoko bwose yagiyemo, ariko yari ari kubikora muri ubu buryo bwo kwicara, ngo yari yicaye ararira, ngo yari yicaye aravuga ngo Mana ngiye kwiyiriza, ngiye gufata ubwoko bw'amasengesho yo kwiyiriza, ngiye gufata ubwoko bw'amasengesho yo kurira nkuririre. Ngo ariko abikora mu buryo bwo kwicara, ngo yari yicaye ngo yumvishije inkuru y'incamugongo ngo atakambira Imana, ngo ahamagara Imana ngo Mana ncitse umugongo rwose, ngirira ibambe, ngirira impuhwe Mana, ngirira ubuntu. Imana yacu ishimwe cyane. Nanone twongera kubona abami umwami w'Ineneve ngo yicara mu ivi. Yona ibice 3:6 ubwo Yona yaramaze kubahanurira aho ganga ibyaha byanyu byabaye byinshi, ngo kandi byageze ku manwa n'Imana ibantumye ngo nimutiyana w'Imana ngo igiye kubarimbura, ngo nuko umwami ngo atanga itegeko umuntu wese yirize kandi umuntu wese ashake ngo arangije uwo mwami avuga ngo icyubahiro cyanjye cyose nyirambitse hasi, ngo yicara hasi mu ivu, yicara yivuruguta yambaye ibigunira, arasaba ngo Mana uzi intebe nabaga nicayeho icyubahiro bagifite ariko ndayikuye yijyane, ngo we yicarira aho mu ivu akora amasengesho yo kwicara hasi. muzi intebe z'abamubura ziba ziremeye n'ubura ziba ari nziza, ariko we ngo yicara hasi ari icyubahiro cyose cyo mu ntebe y'ubwami, arangije ngo yicara mu ivu. Mwene data Imana itabara igihugu cyari kigiye kurimbuka cyose, Imana ikigirira neza. Hari ikindi genero tuzabona mu bundi buryo, ukabona umuntu ari gusenga ari mu mwuka ariko aricaye, ntiwabasha kubirondora cyane kuri mu mwuka wera, kuko nanone ushobora kuba wicaye ari ku mwuka ntukundire ko wicaye. Ushobora kuba umubiri uvuga ngo wamubire dore urananiwe cyangwa urarwaye, ari ku mwuka ubonye sinagukundira ko wicaye. Hari akantu mu gisirikare bakunda gukoresha bya bintu ngo bya ikacini, harimo zimwe
mu rubyiruko tumwe bagerageza kuganira bakavuga ngo nubwo umuntu yambwiye ngo nicare hasi ariko njye numvaga mpagaze, yambwiye ngo nicare ariko njye numvaga uriya nicaye nyine kubera icyo afite ankangisha, nicaye kubera ko wenda ntunze imbunda ariko njye muri njye ndumva mpagaze. Gukumva ibintu babikora muri ubwo buryo rero bigaragaza ko umwana w'umuntu ari ikiremwa gitangaje kandi gikomeye. Ushobora kuba umubiri wemerewe kwicara ariko umwuka ntuwukundire kwicara, umubiri ukicara ariko umwuka muri we wuzuye amasengesho, umubiri ukaba wicara ariko umwuka muri we uri gukorerwa guhamagara Imana, uri kwinginga Imana, kikaba nk'ikimenyetso cyo kwicara ariko mu mwuka hahagaze mwene data. Imana yacu ishimwe cyane kandi ihabwa icyubahiro. Uburyo bwa gatandatu, uburyo bwo gupfukamira Imana. Bibiliya iti amavi yose azampfukamira, nuko Uwiteka Imana ivuga mu gitabo cy'Abaroma ibice 12 umurongo wa 11, Abaroma ibice 14 umurongo wa 11 ngo amavi yose azampfukamira. Imana yacu ishimwe cyane. Uburyo bwo gupfukamira Imana byose nabivugaho byinshi cyane. Ijambo ry'Imana ratugana none muri Luka ibice 22 umurongo wa 41 ngo nuko Yesu atandukana nabo ngo arapfukama arasenga. Ariko nanone tubona ibyo muri no minsi, itorero ry'Imana ryo muri no minsi ntabwo bari kwigisha abantu gusenga Imana bayipfukamiye. Biragoye cyane, tugenda twambaye imyenda y'imyeru, tugenda twambaye twarimbye, tugakoresha bumwe mu buryo dukunda gukoresha cyane, guhagarara, kwicara, kugendagenda, ariko ni gake cyane. Hariho n'uwamara n'umwaka atarapfukamira Imana na rimwe, ariko ntibikwiriye kuko akenshi Yesu igihe ari muri iyi si yakundaga gupfukamira Imana. Abami bo mu isi bo mu gihe cyatambutse, mu binyejana bitambutse, barabapfukamiraga, ariko ubu ngubu biragoye kubona umuntu wapfa umupfukamiye, ntago bikiriho kubera ikinyejana tugezemo. Ariko Uwiteka aracyari umwami wo gupfukamirwa, nk'ikimenyetso cyo gucira bugufi Imana. Ku ijambo ry'Imana ivanga amavi yose azampfukamira, ariko Bibiliya ivuga. Imana yacu ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro kujya unyuzamo. Warakoze ubundi buryo bwose ariko ukavuga ati uyu munsi ndakoresha uburyo bwo gupfukamira Imana, mpamagara Imana, ndapfukamira Imana, ndi mu cyumba cyangwa ndapfukamira Imana, ndi ku musonde mu rusengero. Ukagira uburyo bwo gupfukamira Imana. Twabonye Imana ibitangira umugisha ubw'ubuntu bwayo n'imbabazi zayo. Uburyo bwa karindwi nibwo dusorezaho, uburyo bwo kuryama uryamye hasi cyangwa urambariye hasi. Matayo ibice 26 umurongo wa 39, aho turaza gusaka twasome mu izina rya Yesu. Matayo ibice 26 umurongo wa 39, 26 39, dusome mu izina rya Yesu. Yigira imbere hasi ho hato arunama arasenga ati data niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kubukonye nshaka ahubwo bibe uko weho ushaka. Ahangaha Bibiliya igaragaza kunama, ariko ahandi ho hagaragaza kuryama hasi, cyangwa se kurambarara hasi, ngo arambarara hasi. Imana yacu ishimwe cyane kandi ihabwa icyubahiro. Twagiye tubona nanone umukozi w'Imana Dawidi, ibitabo bigenda bimuvugwaho ngo yakundaga gusenga arambaraye hasi. Kurambarara hasi nk'ikimenyetso cyangwa kwivuruguta mu ivu, kuryama hasi, kuryamira hasi Imana nk'ikimenyetso cyo kwicira bugufi. Gusenga urambaraye hasi nacyo cyari ikimenyetso. Bamwe mu bakozi Imana bagiye babikoresha cyane, nabwo ni mu buryo bwo gusenga. Kandi Bibiliya yo yatubwiye ngo uburyo bwose bwo gusenga, nubwo yatweretse ko harimo ababikoresha mu buryo bwo kwiyorohereza, babikoreshaga mu buryo bwo kwiyorohereza. Hari mu Bakolosayi ibice 2 umurongo waho wa 2, umurongo wa 2 ibice 23, bavuga ngo harimo abishakiye uburyo n'ubwoko, ariko babikora mu buryo bwo kwiyorohereza.
ariko ijambo ry'Imana mu Efeso 6:18 havuga ngo musenge mu buryo bwose bwo gusenga no gushaka Imana. Rero ni byiza iyo dukoze ibitari kure ya Bibiliya, ibitari kure y'ijambo ry'Imana, kuko ni Imana y'igisekuru, ni Imana ya Aburahamu, ni Imana ya Isaka, ni Imana ya Isiraheli. Ya Mana ihindura amateka, ni Imana ya Yabesi, ni Imana ya Dawidi, ni Imana yawe, ni Imana yanjye. Kuko n'abandi bavuga Imana. Hari igihe kimwe Elisa ngo yaraturutse mu misozi, Eliya yaraturutse mu misozi araza asanga Isiraheli iri kuvuga Imana, kandi iyo Mana yavugaga yari Bali. Yaza kwiyita ikigirwamana ntabwo byari kumworohera. Nk'uko uyu munsi buri muntu arahaguruka akavuga Imana, biragoye ko wayita ikigirwamana. Wajya kureba ukareba uburyo bakurikiramo Imana ugasanga ni mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Bamwe bamaze gusohoka muri Bibiliya, abandi harimo ibyo bemera ibindi ntibabyemere. Ariko mwene data, icy'ingenzi ni ukwemera Bibiliya, ni ukwemera ijambo ry'Imana, ukemera ibigize byose, kandi ugakora ikintu nk'uko hari uwatari kinzaduka kitiri inyuma ya Bibiliya. Icyo ni nko kongera kuri Bibiliya, kandi ijambo ry'Imana ngo uwongera nawe azongererwa ibyago, kandi n'ugabanya nawe azagabanuka, akurweho ku wa mugabane wa cya giti cy'ubugingo, akurweho mu mibare y'abanyamugisha. Rero ni byiza kutongera kuri Bibiliya cyangwa kutagabanya, ahubwo ni byiza kugendera ku ijambo ry'Imana, tukagenda ku byo abakozi b'Imana bagiye bakora. Ukabuza uko Aburahamu yasengaga, ukabuza uko bamwe mu bakozi b'Imana basenga, ukabuza icyo Bibiliya igenda ibivugaho. Benshi dutandukanwa n'ibiryo, abandi dutandukanwa n'iminsi, ariko bidakwiriye. Bibiliya igenda ibigaragaza avuga ngo ibi ngibi ntibibatandukanye, umwe niba yemeye undi akemera, ibyo byibatandukanye. Ibyo Bibiliya ifite ikibivuga, umwe niba yemeye umunsi umwe ndakemera uwundi, ibyo byibatandukanye. Umwe niba yemeye gukebwa undi ntiyemerewe gukebwa, ibyo byibatandukanya. Mwese mupfa kuba muhuriye ku Mana Data, Umwana n'Umwuka Wera. Ko Bibiliya iratubwira muri Matayo 28:18 ngo abazemera bose muzababatize, ngo mugende ku mpera z'isi, ngo abazemera mwemere, akemera Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera, muzamubatize. Abo rero twizerana ku ijambo rye kuri Bibiliya ni abemera Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera. Abo nibo bana Bibiliya yitaba ubwami, kubemera Bibiliya. Abandi nabo bafite ibindi bitabo bagiye bemera. Ntago ndi hano kugira ngo ngire uwo nemeza cyangwa se ngire uwo mbuza, oya. Ahubwo buri wese afite uko nguko abyizera mu buryo bwe. Imana yacu ishimwe cyane kandi ihabwa icyubahiro. Aho rero tuvuze muri ubu uburyo burindwi aho gusenga uhagaze, gusenga ugendagenda, gusenga uzamuye amaboko, gusenga wubamye, gusenga wicaye, gusenga upfukamye no gusenga uryamye hasi cyangwa urambare hasi. Uburyo burindwi aho tugerageje kubusesengura. Uburyo ushobora kubukoresha rimwe mu masengesho rimwe. Mu nyigisho yacu yatambutseho twavuze mu bwoko bwo gusenga, uburyo ubwoko bwo gusenga butandukanye n'uburyo bwo gusenga, ariko byose bishaka mu maso h'Imana, bigomeza kuyiramya no kuyishyira hejuru. Ni Imana nziza, ni Imana igira neza, ni Imana itabara. Aho twabonye ubuhamya bwa benshi muri iki kiganiro, isaha yo gutabarwa n'Imana. Mana, turagushima, turaguhimbaza kuko ujya ubana natwe, icyubahiro kibi cyawe. Komeza kubana na buri muntu wese uduteze amatwi, n'uzakurikirana ikiganiro cy'ijambo ryawe, icyubahiro kibi cyawe. Uragahora ku ngoma kuko uri Imana, mu izina rya Yesu, amen. Uramutse utarakizwa, wakwakira ijambo ry'Imana, wakwakira umwami wacu Yesu Kristo akakubera umwami n'umukiza wawe. Wasubiramo aya magambo, subiramo ngo Mwami Yesu, nshiye bugufi imbere yawe, ndakwakiriye mbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Kuva uyu munsi, Uwiteka Mwami wanjye, andukura amazina yanjye mu gitabo cy'urupfu, yandike mu gitabo cy'urugingo. Kuva uyu munsi ndi umwana w'ubwami. Komeze kubana nanjye no kunshoboza, mu izina rya Yesu, amen. We rero umaze gusubiramo aya magambo, ushaka itorero rikwegereye ryizera Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera, uzakurikirana inyigisho z'umubatizo kugira ngo bakubatize mu mbaraga z'Imana. Nawe wandikisha amazina ye mu gitabo cy'ubugingo, uba umwana w'ubwami.
kubatizwa nk'ikimenyetso cyo guhamiriza Yesu. Yesu aravuze ngo nimutinya kumpamiriza imbere y'abantu nanjye nzatinya kubahamiriza imbere ya Data. Kiriya ni nk'ikimenyetso kigaragaza gupfana na Yesu no kuzukana nawe, nk'uko Yesu nawe atatinye kudupfira ku musaraba Nyabihanga ku mugaragaro. Ni nako nawe udakwiye gutinya kwinjira mu mazi nk'ikimenyetso cyo guca bugufi. Imana yacu ikomeze kubaha umugisha no kubagirira neza mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen.